twongeye kubasuhuza nanone tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka. Tugeze muri ka gace kahariwe ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi ngiye kubabwira ubusobanuro bw'izina bita Elisa. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kora no kunzogera iri ku ruhande. Elisa ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikomoka mu Giheburayo kuri Elisheba cyangwa Elizabeth. Mu Cyongereza risobanura ko Imana niyo sezerano ryanjye. Elisa izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu birimo Ubudage, Ubwongereza na Suwede. Hari abarifata nk'impine ya Elizabeth. Iri zina ryaje kwamamara cyane mu mwaka wa 2013 nyuma ya filime yitwa Frozen. Hari ibihangange byinshi bifite izina rya Elisa, birimo Umutaliyani witwa Elisa Morante wamamaye mu kwandika ibitabo, umunyamuziki Elisa Gracias, Umunyamerika ukina filime Elisa Lanchester na Elisa Peretti utunganya imikufi. Natwe hano mu Rwanda muribuka yuko twagize Miss bita Elisa. Bimwe mu biranga ba Elisa bakunda ko abantu babashima cyane. Ibi bituma bagira ishyaka mu mirimo yabo kandi bakishimira gukorana n'abandi bakunda umuryango wabo, cyane cyane n'abantu muri rusange. Ni abantu bakunda gutegura ibirori, bakunda ubuyobozi ku buryo kuyoborwa atari ibintu bashyikira biboroheye. Bagira amahame ntakuka, rimwe na rimwe bakaba bagira n'amahane. Bakunda kugendera ku ntego kandi bakora ibishoboka ngo bayigereho. Ba Elisa usanga ari abantu bihariye mu miterere yabo, barakubagana, bakunda guhanga udushya, bifitemo kwigirira icyizere. Hari ibihangange byinshi bifite izina rya Elisa nk'uko nabibabwiye haruguru, birimo Nyampinga w'u Rwanda wa 2017 Miss Iradukunda Elisa. Nawe rero uramutse ushaka ko dusobanura izina ryawe watwandikira aho hasi muri comment, ubundi tukagusobanurira izina ryawe mu kanya nk'ako guhumbya. Reka tubone n'ubutaha. Nyagasani ushoboye byose akomeze abahundagazeho imigisha idasanzwe.